mute inshuti zanjye cyangwa mwaramutse mute. Uno munsi nkuzaniye inzira 5 zishobora gutuma umugabo wagukundaga bya hatari cyangwa se byo gupfa agusiga akagenda. Umugabo wagukundaga waguhaga buri kimwe, wakubahaga, ariko kubera ibibazo bitangiye kubwira bigatuma agusiga akagenda. Urumvise? Niba uri mushya banza ukande subscribe, ukande like, sharing iyi video, wandike muri comment inama yawe. Ni ingirakamaro irategerejwe. Twagiye. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umugabo agusiga akagenda kandi yagukundaga: disrespect. Kumvise? Kutamwubaha, icyubahiro gike kuri we. Ibyo bintu bishobora gutuma agusiga akagenda. Icya kabiri, uburaya. Uburaya biri mu bintu bishobora gutuma umugabo agusiga akagenda kandi yagukundaga. Icya gatatu, kwiyumva. Kwiyumva nyine kwiyumva nabisobanura gutera. Kwiyumva nyine kuri we, ukumva ko nta kintu yakubwira, ukumva ko atakunyuza umwuka, ukumva ko ngo baguhaye uburenganzira busuzugura umugabo, ngo ubu ngubu basizeho uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Uti nangora baramufunga, nambwira nabi turanigana kubera ko ntabwo ndusha imbaraga. Ibyo bintu biri mu bintu bishobora gutuma umugabo agusiga akagenda. Icya kane, akamenyero. Akamenyero gashobora gutuma umugabo agusiga akagenda, kubera ko hari igihe umugore abwira umugabo ijambo ribabaje rimutera stress paka umunsi wose, umugabo akaryihanganira ariko umugore akagira ngo ntacyo ryamutwaye, ariko mu by'ukuri ryakimutwaye ahubwo ari ukurenza. Nyuma y'iminsi mike ukongeraho irindi. Ibyo biri mu bintu bishobora gutuma agusiga. Twumvise?